ikaze muri studio za Radio Rwanda bwana Rugaju gana umusenguzi wa mbere mu Rwanda. Barakoze cyane Lorenzo. Wiyegereze mikoro neza tuganire kuri uyu mukino kuko nibura wahoze wicaye hano hasi hafi y'abafana ubona ama emotion atandukanye. Mbere na mbere cyo nkubaza Rugaju, emotion zari zimeze gute mu bafana ubwo Rayon Sport bayi tsindaga igitego cya mbere ku munota 14 gusa, igitego cya Farouk Sentongo wabonye mutu hano hasi kuba president w'ikipe ya Rayon Sport abareo bakomeye ndetse n'abafana muri rusange, emotion zari zihagaze gute? Babyumva ko nagahinda kenshi, nagahinda barababaye cyane abareo bari kugaragaza rwose na sinye zo kutishima habe na gato. Ibyemezo byose by'imisifurire n'ibiribyo rwose ha n'umusifuzi abasifuye ibikwiye. Niba haye Bugesera ikosa, niba umukinnyi wa Rayon Sport yigushije akabati dukomeze umukino, bamaze kugira icyo kintu cyo kuba frustrated, bamaze kugira icyo kintu cyo kubabara cyane bikabije ku buryo ntago biteguye kwakira ikitari kuza gutsinda. Byabaye rero nk'ibyabakomye mu nkokora cyane gutsindwa cyerekana nk'uko bivuga, kubera ko batangiye match neza, batanga icyizere, bari imbere y'izamu rya Bugesera bayiciriye umurongo ndetse bafunguye n'amazamu, ariko igitego kirangwa bavuga ko habaye ikosa. Yego, bikiyongeraho noneho ko wanabonaga Bugesera isa n'idafite na gahunda rwose yo kuza gufungura ngo ize gukina, ariko burya Bugesera yabateze umutego ukomeye cyane wo gutuma baba excited, wo kubashyira muri mood, wo kubumvisha ko nimwe mufite umupira, nimwe mufite balo, ibindi twebwe ntago tubirimo, twebwe twiteguye gukora ama block yacu nyuma gusa, ariko ibyo kwa twabatsinda ntabwo birimo. Rayon Sport ibagirwa ikintu cyuko uko kuva inyuma cyane nayo ikazamuka yose, cyari keneye ni igitego birumvikana, ntiwayirenganya nyine ni approach yanyayo yo gushaka igitego cya kare. Ewe banagerageje n'amashoti ya ba Keve nyuma ya box ariko bikanga. Bugesera nyine za kuyiprofita, nibyo tugiye kwinjira ariko ku cyo waruhereyeho mbaza. Barababaye byagaragara. Nitwinjira mu biri technique rero munaza no kumvamo tushe butoza kuko Rugaju umwumva hano avuye kuma mu mahugurwa ya nyuma y'ubutoza, ndetse yamaze rero gusoza icyiciro cy'ubutoza ni lisansi se Rugaju. Niyo mumaze iminsi murimo gushaka, ngira ngo mwagize session zigera kuri 3 mwiga bigeze, ngira ngo byarangiye ku munsi w'ejo. Byarangiye, hasigaye gusa ko aba instructeur batwigishije babakosora teori na pratique bakabyohereza Kairo mu Misiri ku cyicaro cya CAF. Umuyobozi rero ushinzwe development akabinyuzamo amaso, yabona biri fair akabwira secrétaire wa CAF, bagakora ama lisansi bakayasinyaho bakayohereza buri wese nyine wayitsindiye nuko biteye. Muzemererwa gutoza ryari? Guhera lisansi kandi ntago bitwara igihe, ntago byarenze ukwezi. Icyo gihe cyose uwari we wese icyo gihe ashobora kuba yatangira rwose. Reka tutamera nk'abandi gukoresha interview Rugaju kuko ubwo twaganiye nyine natangiye kukwita umutoza kuko nibyo uri we, kuko maze igihe kirekire mu by'ukuri ubyiga. Ariko tugaruke kuri ekipe ya Rayon Sport gutsindwa igitego mu by'ukuri ku makosa y'abadefenseri y'aba Youssou Diagne ndetse na Omar Nyinge bahuzaguritse, ndetse habonetse andi mahirwe nko ku buryo bubiri n'ubundi kuri occasion nk'ebyiri zindi Bugesera yabonye intizibyaza umusaruro. Rugaju utekereza iki kuri defense y'ikipe ya Rayon Sport kuko hari abakinnyi dafite uyu munsi, ariko mu bidafite uyu munsi ntabwo harimo abadefenseri, bafite Serumogo, bafite Bugingo Hakim, bafite Omar Nyinge ndetse na Youssou Diagne, bisobanuye ko ikibazo cya defense uyu munsi kitari mu bibazo Rayon Sport yari ifite. Ukuguhuzagurika kwa defense tekereza ko gutewe n'iki byaviremo igitego cya mbere kuri ekipe ya Bugesera? Rakoze, defense ya Rayon Sport navuga yuko ikintu cya mbere batashoboye gukora mu gutsindwa igitego, nabihereyeho Bugesera yari ya Rayon Sport ijambo cyane, yihereza umupira cyane, yirekera baro cyane. Iminota ya mbere yaranzwe nuko Rayon Sport yatakaga cyane, ubona ari ifite gusa niyatanga Bugesera igitego. Bugesera ikora icyo bita ama block abiri, block defensif, ubwo ni block y'inyuma cyangwa se icyo twita low block y'inyuma cyangwa se block ba, hanyuma baraza bakora na block muri mediane. Ubwo nukuvuga abakinnyi bane inyuma, abakinnyi bane hagati, ariko abakinnyi bane bo hagati nabi nyuma wumve ko bari begereye cyane ku izamu rya Bugesera. Uko kwegera ku izamu ryabo byatumye Rayon Sport rero abakinnyi bayo abimbere abo hagati nabi nyuma mu badefenseri bose binjira mu kibuga cya Bugesera kugira ngo bajye kubamo benshi, barebe uburyo bafungura iyo block cyangwa se ubwo buryo ikipe yarunze abakinnyi benshi nyuma ubone umwanya wo gukiniramo ucishamo umupira utsinde. Ibyo rero mu kuzamuka ari benshi bibagiwe yuko Farouk Sentongo ndetse na Rutahizamu Uma wa Bugesera, Rutahizamu utari mubi mu by'ukuri, amaze gutsinda ibitego 13, wanabonye wanabagoye cyane. Atena umutwe mukanyica ku ruhande gato cyane yakazuye igitego cya kabiri. Bari bagumye bo imbere gato
basa n'abahagaranye n'abadefanseri babiri ba Rayon Sport bari basigaye mu cyitwa Race Defense cyangwa abadefanseri usigaze uvuga ngo baramutse babonye umupira bakangura counter attack, nanjye aba babiri bamfasha bakaba batumiye ikipe itansinda. Icyabaye rero umupira watakajwe na Sefu yawutakarije hagati, ariko yawutakaje ashaka kupasa umukinnyi wari wamaze kuzamuka Serumogo Ari Omar ajya hagana muri kona kugira ngo yitegure gutera cross. Niba ubyumva ku mwanya wa Serumogo nta muntu wari uhari kuri kabiri. Icyo rero bakoze umupira nuko bakiwurekipera abakinnyi ba Bugesera bawuhaye rutahizamu wabo aho yarahagaze neza, niho bugingo niho sori yakabaye Serumogo yarahagaze kuri gatatu, niho yakiriye umupira rero arawuzamukana aracenga yerimena umudefanseri bararayicomeka muri boxi mukiha mugenzi we. Umudefanseri wari warusigaye umwe amukubita igitsiburira cy'inyuma, umusifuzi ntiyanatanga penalty yari yamaze gusanza yabyihoreye, ariko kwa kundi baro yari kirimo kugenda uwa kabiri wari wazamukanye na rutahizamu ariwe Farouk Sentongo yarahagaze wenyine, bivuga ko abadefanseri babiri bari basigaye, umwe yari yacenzwe undi niwe wateye igitsiburira umukinnyi wa Bugesera waruhawe pass, baro isanga rero Farouk Sentongo asigaye wenyine ahita ashyira umupira mu izamu. Navuga ko ikosa yakoze muri defense yayo ntabwo yigeze ikora icyo kintu cyo kuvuga ngo turajera gute ibijyanye n'imipira Bugesera yagarura mu gihe twaba turi kuyataka, ibyo babyita risk defense cyangwa se defense turi busigaze inyuma. Ese barihuta bihagije? Ese barakora amamarkaje neza? Baraba bafite abakinnyi ku buryo bataducika? Ese n'abantu biteguye kuba mu by'ukuri bakora akazi ari bonyine? Kuko hari n'uburyo nyine abakinnyi baba badafite na speed cyangwa se n'umuvuduko bibemerera. Ntekereza ko cyane cyane ahantu byapfiriye ni kuri Omar Nying, kuko Omar Nying ntabwo yihuta, ndetse na Sefu atakaje umupira yagombaga gukurura umukinnyi wamwatse umupira, yashatse no kubikora umukinnyi aramusiga intambwe, iyo ntambwe yamusize niyo yateye ibibazo. So ako kantu rero ka speed ko kwihuta niko kabuze muri defense ya Rayon. Mbere yuko tugaruka mu gice cya kabiri, Rugaju wagerageje kureba uburyo Rayon Sport irimo kugerageza gukora amatake yayo isatira izamu rya Bugesera rinzwe na Fils, utekereza ko izi atake za Keve Adama Bagayogo ndetse Abedi Biramahire na Fiston urabona kina nk'ikipe ishobora kubona ibitego bibiri cyane ko ari byisabwa nibura kugira ngo itsinde uyu mukino? Akazi gakomeye kuko bari gukina nabi cyane, barakora ibintu bimwe bisa na stereotype na macross yaturuka ku ruhande, yaba Bugingo n'ibyo akora, yaba Kevin n'ibyo agerageza, yaba Fiston n'ibyo agerageza, yaba Serumogo n'ibyo agerageza, bose baragerageza. Abedi kandi Abedi ahagaze mu defenseur centrale babiri barebare by'umwihariko na gardien muremure cyane uri gusohoka imipira akayikubita ibipfunsi. Rayon Sport birayisaba kubanza gutuza, ubundi ikintu yatakaje gikomeye ubona banabayeho precipite cyane, bari gukora amakosa menshi ba Keve, ni ikintu cyitwa conservation du ballon, kubanza kugumana umupira tukawukonserva tukawubika tukawuzigama tukawubungabunga, nitwumve ko kuwubona bisobanuye kurekura vuba duhutiyeho nk'abantu bari gusiganwa naho habura nk'amasegonda 5 ngo match irangire. Iminota 45 ni igihe kinini cyane mu mupira w'amaguru, amakipe atsindanamo ibitego 3 4 5 na amasaha ahagije uramutse utuje ukavuga uti reka ntuze nubake. Conservation akenshi iba inyuma ya recuperation. Yego maze kurekipera reka none ntuze simitengera rush siniruke manza nkonserve mpasanye nimpasanya uko biri kose abakinnyi ba Bugesera haraza kugira baza kuva inyuma muri babandi baze gushaka umupira, uko bari buze gushaka umupira utwo tuntu tw'utufaye tw'imyanya mito basiga babuja ko barakora amamuvuma ntibahagarara nk'amapoto, aho niho ucisha umupira ukaba watangira gukora wenda amatire amashoti y'inyuma ya box cyangwa se muri box imbere, cyangwa se ukagerageza no kwinjira muri box kwa watanga passes zigendera hasi abantu bakaba bakora amatapi nibasunikira mu izamu. Naho gufata baros ukayidegaja yose ukayiransa ushaka Abedi wenyine mu defenseur babiri no buryo bugoye. So hari ikintu rero navuga ngo hagomba kuba recuperation nziza, nyuma ya recuperation bakagira utilisation du ballon, buryo bwo gukoresha umupira. Muri utilisation du ballon bagomba kugira icyo kintu cya conservation du ballon, gutindana umupira kubaka. Hanyuma ikindi ni kijyanye n'ama déplacement ntakunze y'abakinnyi ba Rayon Sport, sirtu Bugingo agiye ubona n'abafana bagiye bamwinuba. Ukareba Kevin nawe buriya ntibyakunze bari deplacer nabi. Kwideplacer mvuga no kuvuga ngo nukujya mu mwanya ukuye ko burimo kugira ngo baro bayiguhereze uhagaze neza. Donc bari placer mu bakinnyi ba Bugesera, sinzi ikibuga kiba ari kinini Lorenzo, ikibuga ni Kigali, bikwirunda mu bakinnyi basohokemo ubanze ubone espace ukiniremo baro bakonserve birashoboka, ariko ntakubeshye
nta kubeshya ukuntu Bugesera ifite ikintu cyitwa discipline defensive iri ku rwego rwo hejuru. Ni match yego rero yayigarura ikanayitsinda, ariko ni akazi kari buze gusa umutoza warewe n'abakinnyi barewe kuba pose bagatuza mu mutwe bakarwana n'uru rugamba mentalement, otherwise bashaka kutarutsinda ni badatuza. Arakoze cyane umusesenguzi Rugaju. Regani tugaruke kuri stade y'akarere ka Bugesera. Umusifuzi Ngabo Isonga Patrick akabareba ku isaha agiye gutangiza igice cya kabiri cy'umukino.